ibikorwa n'abagabo twabikora kandi n'ibikorwa n'abagore tukabikora. Abenshi bagatangira bati ubwo agiye muri taxi agiye kuba indaya, ubwo agiye muri taxi ubwo arananiranye, ubwo se ugatangira ubwo se umugabo azamushobora, umugore ubyuka amajoro akagira aragenda amajoro. Iyo ubonye akazi uragakora, ntabwo bavuga akazi n'ak'umukobwa cyangwa n'ak'umuhungu, akazi kose ni akazi. Muri kino mu gihe tugezemo, kireka kera bavuga ngo abagore ngo bagomba kwicara mu rugo bagateka bakajya, icyo gihe abantu bari abakire. Kigali She Taxi ni kampani imaze imyaka 2, ubu turi kuzuza mu mwaka wa 2. Ni kampani ikora akazi ko gutanga abashoferi ku isoko ry'umurimo, kuko urumva dufite abashoferi bari trend. Yeah, we rock the party non-stop like this. Yeah, we rock the party non-stop like this. Yeah, we rock the party non-stop like this. Ubuzima ni urugendo. Hari abagore banze kurucikiriza mu nzira y'ubwigunge, ahubwo bafata inzira igana ku kwigira. Aba n'abagore bishyizamwe bita She Taxi. Bayoboka umwuga wo gutwara taxi haba muri Kigali ndetse no hanze yaho. Igitekerezo cyabyawe n'umutoni Uwase Afsat ndetse agishyira mu ngiro. Aba bagore nyamara nubwo batwara abagenzi, batwaye imiryango yabo ku bitugu ndetse n'ishema ry'igihugu. Imwe mu mpamvu nkuru ituma badakangwa no gutwara amasaha akuze y'ijoro, bakihangana buri mugenzi n'ingeso zabo zitandukanye. Uyu munsi turabasura tuganire byimbitse, batubwira uburyo bahuza ubuzima bwabo bwa buri munsi bwo kurera abana no kwita ku muryango na kano kazi bakora. Turi Be Proud. Iyi ntago ari inkuru yerekeye imodoka, ntago yerekeye ubwikorezi bw'abantu n'ibintu, yerekeye abagore batinyutse kwinjira ahantu buri muntu wese atiyumvishaga ko nabo bashobora kuhabarizwa. Ni inkuru yerekeye umugore uremera abagore bagenzi b'urubuga rwo kwitinyuka bakamenya potential bafite, yerekeye gufata umubabaro ukawuhinduramo intego, guhangayika ukabisimbuza umurimo, maze umurimo ukaguhereza ukwishyira kwizana. Mu gihe Kigali biryamye, aba bagore bo akazi kaba karibanije. Rwanda rusanzwe ubundi umunsi wirabakiye umubyizi, kuri aba bagore bo birihariye. Umunsi urira maze ugacya ukongera ukirenga bakiri mu kazi ko gutwara abagenzi. Ariko se ibi babitangiye bate? Aba bagore bakuraho ubushobozi bwo kunoza umwuga wo gutwara abagenzi muri za taxi voiture, ubundi mu busanzwe wari wihariwe n'abagabo gusa. Nitwa Mutoni Uwase Afsat, nkabandi CEO and founder wa Kigali She Taxi. Umubyeyi w'abana 3, abakobwa 2 n'umuhungu 1. Igitekerezo cyo gushinga She Taxi rero ni inzira ndende, ariko muri make ngiye nkunda ibintu byose bifasha abagore n'abakobwa, bibafasha kubavana ku rwego rumwe bajya ku rundi. So ndangije kwiga rero n'ubundi niyo program ya leta nasanzeho tukiva mu ngando, badushishikarizaga kwishyira hamwe nk'urubyiruko, gufashanya no gukorera hamwe. Majije rero kurenga urwego rw'urubyiruko nibwo nahisemo nanjye kujya noneho gushyira hamwe abadamu cyangwa abakobwa kugira ngo tubashe gukorera hamwe. Rero nakoraga ibintu byinshi bitandukanye, ariko muri ibyo byinshi nakoraga naje gusanga amahirwe ari mu bwikorezi, kuko ndi umushoferi kazi. Akazi k'ubushoferi ni umwuga wo mu rugo. Papa wanjye ni umushoferi, basaza banjye bose ni abashoferi, aho tuvukana bose ni akazi k'umuryango. Mbona mu kazi k'ubwikorezi niho hantu hatarimo igitsina gore cyinshi. Mpitamo rero noneho ko nshobora kuba najya muri ako kazi, ariko noneho nkakajyanamo innovation, nkakajyamo ariko sinkajyemo njyenyine, ahubwo nkajyanamo n'abandi, tukagakora kinyamwuga, bityo kakaba akazi gashobora kubasha kudutunga no gutunga abana bacu. Buri gitondo abanyakigali babyukira ku muhindo wa za moteri z'imodoka ndetse na ambutiyaje, abantu bajya ku mirimo ngo bakabya inzozi zabo. Gusa inyuma y'izi modoka z'urujya n'uruza ahatagaragara hihisha abagore batwaye ibirenze abakiriya, aribo bagenzi batwara umunsi ku wundi. Aba bagore batwaye abana babo, inshingano za kibyeyi, umubabaro, umuhate ndetse n'icyizere. Mu kazi abenshi bizera ko kagenewe abagabo gusa, aba bagore bihitiyemo umuhanda atari uko byoroshye, ahubwo kubera ko isi ari nta mpamvu n'imwe yaberetse yo guhagarara.
mbere yuko uba umushoferi ubuzima bwawe bwari bumeze gute mbere? bwari ubuzima busanzwe nyine bwo gukora ibiraka bisanzwe. Mbere ntaraza mu bushoferi ubundi nakoraga isabune Savori Kid. Urumva muri iyo minsi nahoraga ngira imbogamizi za transport. Urumva nkaba nabona nk'umukiriya ahantu kure, urumva nakoreraga ku Muhima, nkakorera na Maison de Jeunes Kimisagara. Rero nabona nk'umukiriya Kicukiro ugasanga nyine bibaye ibintu bigoye, nkabura uko ngenda. Niko kuntu natekereje ko subundi ni gute najya nitwara ibintu ko abantu iyo mbasabye kuntwarira imizigo yanjye bampenda. Ubundi niki kindi nako ntabwo ugiye natwara imodoka ngo njye mbyikorera n'iby'abagabo gusa. Aho none navuga nahinduriye ibitekerezo nyine nkavugana, ariko ubundi ibintu kubera iki abagabo gusa. Nadine ni umwe mu bakobwa bakeya bakorana na bamwe mu bagore babyariye muhira single mothers, dore ko ari nabo umubare munini ugize She Taxi. Aya maboko yisanzemo y'abagore bamenye byinshi byerekeye ubuzima mbere ye, yamubereye ngo byo kwirinda, kwitwararika no gukunda umurimo ndetse no kwihesha agaciro nk'umugore. Nitwa Nana, nkaba ndi umushoferi wo mu Kigali She Taxi, nkaba ndi president. Ni gute wamenye She Taxi? Ako nayimenye buriya CEO the founder ni inshuti yanjye, so rero narumvisha ngashaka gutangira company, so rero turamujoininga kugira ngo urumva ntabwo ari kwitangira nawe. And then turamujoininga, turatangira, tureba ibisabwa, urumva umushinga nyine tugenda tuwunoza neza. Hari ibindi bintu waba ufite waba ukora cyangwa wanakoraga n'ubigikora? Cyewe narabikoraga, naracuruzaga, ariko ndabihagarika, ndavuga ngo reka njye kwiga. Ubu ngiye gusoza university, ngiye ku graduating ubu ngubu. So rero nkaba mfite n'ibindi nkora bijyanye n'ibi bya She Taxi. Bya She Taxi nyine ni taxi, ariko mfite n'ibindi byo gushipinga amamodoka kuva hanze zikaza hano mu Rwanda, gukora renting, gukodesha amamodoka bisanzwe. Nitwa Nyirabahire Chance. Chance, umaze igihe kingana iki muri She Taxi? She Taxi maze mu mwaka umwaka wose. She Taxi igizwe n'abagore, harimo n'aba single mothers. Wowe uri iki muri ibyo? Yanjye ndi umusingle mothers. Uri umusingle mother? Ufite abana bangahe? Umwana umwe. Umwana umwe angana ate? Afite imyaka 7. Imyaka 7. Mu gihe umaze muri She Taxi utekereza ko bimaze kuguhindura ubuzima bingana iki? Nka 90%. 90%. Sinyuriremo mbere yuko uza muri She Taxi na nyuma yaho ni iki cyahindutse? Se mbere byari bimeze bitaka kanya bihagaze bite? Ni ukuvuga ngo nasoje kwiga secondaire, soje kwiga hazaho kubyara. Maze kubyara ubuzima nyine ndumva bwagiye butaba bwiza. Fata gahunda gucuruza mbona bitari kugenda. Ucuruza iki? Nacuruzaga alimentation gaciriritse. Maze kubona ko bitari kugenda neza, ariko nza kuganiriza ababyeyi banjye ko binashoboka ko kuba narize cyangwa ndi umumama, ndi umusingle mothers, binashoboka ko nakora nanjye igishoferi. Bibanza no kutoroha kubibumvisha, ariko nyine baza kubyumva, barabinshyigikiramo, ndabikora. Uyu munsi ndi umushoferi kazi. Nitwa Christine Uwamahoro. Naribonye kuri social media nkuko nari mbikubwiye, mbona nimero ziriho za CEO, ndamwandikira inbox kuri WhatsApp, ansubiza neza, asubiza abakiriya neza, nagara abakiriya, asubiza umuntu ushaka kuba umunyamuryango, amufata neza cyane, akwereka nyine atangiye kukwereka ko ushoboye mbere na mbere. Urakoze kubanza kwiyumvamo iki gikorwa. Aranyakira, turavugana, ambwira ibisabwa, nkenewe ko byagenda, numva ndabyishimiye, numva nabikomeza. Tupanga n'umunsi wo guhura, turahura, turabonana, kuko bagukoresha ikizami kugira ngo arebe koko urwego uriho. Hari igihe atanga na experience, arabanza akareba se koko uno mwana ndamujyana mu muhanda ndisiri ko namuhumukiriye akamutwara neza, nawe arabanza akabireba. Amanota ubonye byose ari kontrola, akavuga ati ndaza kuguha amanota yawe nyine igisubizo. Aho watsinze avuga ati courage, turatangirana. Ariko nagajya avuga ko watsinze, avuga ati hari ibyo ukiburamo.
akakubwira uti wenda nzaguha experience igihe iki n'iki ngiki. Iyo umwemereye rero udacitse intege iyo experience urayemera ugakomeza mu gihe runaka akakubwira ati noneho urwego ugezeho waza ahita nagutangira kuguha abakiriya arabaguha rwose akajya kuvuga ati umukiriya uramutwara none waba wiyemeye akavuga ati yewe nuko rero Shitaxi nyikomezamo gutyo nuko kugeza ku rwego baye n'umwe mu bayobozi bayo. Wazi igihe kingana iki muri Shitaxi? Kinini ndakeka umwaka ugiye gushira no mu Shitaxi. Urumva muri Shitaxi je niho nakuye experience kuko muri Shitaxi niho bamuguye kubera ko yatangiye nyine ifasha abantu kumenyera imihanda kuko akenshi arizi tuba twifitemo ubwo bukuntu. Rero Shitaxi niyo yaninyuye ima maîtrise ndangije mpita mbona n'akazi nkomerezaho. Iyo abantu babonye utwara kano kazi tubwire nk'ibintu bibi bakuvuzeho cyangwa batekerejeho bakimara kubona uri umushoferi w'umunyamwuga. Bibi byo ni byinshi baratangira bakakubureminga abenshi bagatangira bati ubwo agiye muri taxi agiye kuba indaya ubwo agiye muri taxi ubwo arananiranye ubwo se ugatangira ubwo se umugabo azamushobora umugore ubyuka amajoro akagira aragenda amajoro nese nkubaza buriya abapolisi abasirikare abarimu abaganga tubarusha akazi gakomeye ntabwo tubarusha akazi gakomeye ahubwo abantu ntabwo abanyarwanda barumva ntabwo barasobanukirwa umugore ashoboye iki umugore yakora iki ese ibintu yabifatanya n'urugo rusanzwe bigakunda ntabwo barabyiyumvisha ariko ni ibintu byiza kandi bishoboka. Akenshi ntabwo impinduka zitangirana n'amafaranga zitangirana n'umugore umwe wanze ko ibintu biba akamenyero bigahora ari bimwe. Afsat yarebye ubuzima abayeho areba intambara arwana ndetse anitegereza ukuntu abagore bagenzi be bari kunyura mu nzira imwe nk'iye ariko bucece maze aho gutegereza ubufasha atazi iyo buzaturuka aharura inzira. Iyo nzira amaze kuyiharura atumira abagore bakeneye ibiruta akazi abagore bakeneye amahirwe ya kabiri. Ntangira Shitaxi rwari urugendo rukomeye kuko mbere yuko Shitaxi baho ngiye nabaye mu taxi woman. Ndibuka bwa mbere njya gukora akazi ka taxi urumva nta byangombwa nari mfite byo gukora taxi nari mfite imodoka gusa ariko nta byangombwa mfite kuko kugira ibyangombwa nabyo bisaba izindi procedure kunyura mu makoperative n'ibiki ibyo gihe rero ntabwo byari bukunde ahubwo icyo nabanje gushaka byari imodoka noneho mbanza kujya kureba se koko biriya bintu birakora. Ndibuka umugoroba wa mbere njya gukora akazi ka taxi nagiye ari nimugoroba njya ku kabari ka hano Kimihurura aho bita kuri living room kuko narahakoreye cyane. Icyo gihe nagiye yo nsanga hari abagabo gusa nta mugore n'umwe wari uriyo nubwo nari ngiye muri ako kazi ka taxi ariko nta mugore nari nkakurikiyemo meme nta n'umuntu twari tuziranyemo ahubwo ngiye cyari igitekerezo cyane ndavuga ka ngerageze taxi ndebe yuko byakunda. So ndabyibuka neza ngezeyo nasanze groupe y'abagabo bari kuganira urumva bategereje abagenzi kwa kundi muparitse inyuma y'akabari mutegereje abagenzi. Ndagenda mparika hirya yabo gatoya mvamo ndaza ndahagarara ariko ndabarambona kubinjiramo nanjye birangoye ajya mvuga ndagenda mbasuhuze ndagenda mbabwire ngo iki ese ndakomeza mpagarara aha ngaha bigende gute. Urabona abagabo iyo bari kumwe noneho abagabo bari kumwe nijoro za 8 z'ijoro batarabona abakiriya babaganira nyine bya biganiro by'abagabo za Manchester za Arsenal ibintu nk'ibyo nyine utapfa kwisanga muri umudamu. So naragiye rero ndabanza ndahagarara ndabyitegereza kuko ngiye mu buzima bwanjye ndi umuntu utajya ugorwa no kwisanisha n'abandi. Hashize akanya ndabegera ndagenda ndabasuhuza basigena mba chance nk'umuntu usanzwe uziranye nabo. Ndangije barambwira ati sima wisha tugutware. Ndabwira oya ngiye ntago ndi umugenzi ahubwo nanjye naje gukora taxi. Bate oya ntago mama nkaye yakora taxi. Ndabwira ni cyane rwose naje muri taxi. Bati witwa ndese ndababwira. Ndabyibuka nagiye nanitandiye. Bati muhaje tukora taxi sabaho ukorera hehe ndabwira n'ubwa mbere nje. Bati wow ni karibu buriya abagabo n'abana beza ku rundi ruhande. Nukuri ndabashimiye abataximeni nasanze hari ahantu turaziranye mwese n'inshuti zanjye cyane.
urumva bahita bambwira ati ni karibu rwose ufite imodoka iri hehe mbereka aho nari iparitse kure yabo kuravuga nti nshobora no kuyibegereza bakayifunga bati ko nta byangombwa ufite uje ku iseta yacu so baranyakira rero bati ni karibu wegeze imodoka hino ndaza ndaparika babona mparika neza kuko nagiye gukora mfite experience mu gutwara ariko nta yindi idasanzwe nuko urumva nari mfite imodoka noneho barambwira ati ntacyo ubu rero duhagarara hano umugenzi yaje buri wese hano nta waguhereza umugenzi urirwanirira kugira ngo mubone numva iyo nzira ni danje umuntu wa mbere basohotse mu kabari mbona abagabo bose twari duhagaranye barirutse bati driver umusari iki niki mbona kuntu bigenda kuntu barwanira abakiriya mbona nyine byabanje kungoramo ariko ndavuga no mfite abana kandi bagomba kurya bagomba kubona minervari bagomba kubona iki niki ndavuga uko biri kose uwa kabiri nanjye ntabwo bari umuntwari ubwo umukiriya wa kabiri yarasohotse asohotse barongera kwa kundi birukanka bajya kumureba bari muri driver umusare iki ibintu nk'ibyo ngibyo nanjye n'akajwi gatuje ndi inyuma yabo nti driver boss ati musigaye mufite n'abashoferi b'abadamu bati ati tarafite n'abahaje ati noneho utagira ngo niki uwo mupapa ikintu cya mbere yari umugabo ndamwibuka neza yari umugabo aravuga ati ndatwarwa n'uriya mugore kuko urumva nari umuntu umwe mu bantu nka 20 kandi b'abagabo byahise bintera imbaraga bimpa courage icyo gihe n'ahantu yambwiye ntabwo nari mpazi ahantu nagombaga kumujyana sinari mpazi neza urumva imihanda ya ninjoro n'iki ntabwo biba byoroshye ariko ndi documenta ndamita nkoresha Google mbasha kubona uko mujyana twari twavuganye n'ibihumbi 10 ariko tugeze ahita mu 20. Umunsi umugore yahawe ijambo isi yahindutse ubuturo buhebuje abo bagore babasha gutunganya inshingano zabo zose zo mu rugo hatavuyemo nimwe mu gihe zimwe mu ngo zubatse uyu munsi zitabasha gutunganya inshingano zabo ngo zizuzuze none se niba umuntu w'umubyeyi abasha gutwara imodoka agakuramo amafaranga yabasha kwishyura umwana w'ishuri akabasha kumwambika nawe ubwiwe atisize mbe ni urugero rwiza rw'uburinganire kuri benshi gutwara za taxi babifata nk'akazi nk'utundi gusa kuri aba bagore bo muri Taxi buri rugendo bakora rusobanuye ikintu kimbitse ni amafaranga y'ishuri ry'abana n'ubukode bw'inzu n'amafunguro n'ubwishingizi bwo kuvuza abana babo inyuma ya buri oda bakira kuri telefone yo gutwara umugenzi hari umubyeyi uri gusenga ngo uyu munsi ube mwiza kuruta uw'ejo hashize ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu yaba satisfait mu buryo bwuzuye neza ariko mu tuzi twose nagiye nkora akaniko mbona nyine byibuze mvuga ngo byibuze umwana akiga kandi akiga neza ndibaza uko yiga ntacyo bitwaye ku rwego rwanjye ntacyo bitwaye kandi anabaho nyine nk'abandi bose ntabwo navuga ngo wenda ngabayeho nk'umwana w'umusingomade ibyo abandi babona breakfast arayibona nyine gutyo akajya ku ishuri neza akishima akamenya ngo mama yankoreye buri kimwe cyose niyo byagenze neza ubona abakiriya bangahe mu ijoro rimwe iyo byagenze neza cyane rero hagati aho ngaho hari n'igihe ushobora kubona n'umukiriya umwe cyangwa babiri ukahita uvuga ko byagenze neza muri umwanya wose ukora iki iyo wicaye mu imodoka irashyuha itera umunaniro habiki iyo nta mukiriya ufite nyine urasohoka mu modoka ukaganira n'abandi nyine uri gushaka abakiriya ntabwo wakicara mu modoka ushobora no kugutera umunaniro ukumva ufite ibitotsi urasohoka nyine ugashaka uwo mukiriya ukaba uri kumwe n'abandi muganira rero nibyo ndi kukubwira taxi ushobora no gutwara umukiriya umwe rwose akakubera umugisha ugakora neza cyane ariko hari n'igihe ushobora gutwara na benshi ugasanga bagiye wine baguha make ariko byibuka bavuga ati nakoze mbere ndi mu kazi ntabwo ndi umushomeri urumva nishyura umwana ishuri ahomba kandi akabaho neza wenda ntacyo akenera ngo akibure ngerageza uburyo bwose nshoboye pe icyo akeneye kikaboneka ni iki imaze kukugezaho mbere namaze kubaka izina ntabwo njya mpfa gushoma iyo mfite akazi ntabwo wenda nagira ushomeri ngo mvuga ati byanze ikindi ngenda mbona experience itandukanye ku buryo mba numva bidatinze nanjye nzaba ndi wa muntu wikorera itandukaniro rirahari rikomeye cyane icya mbere ubuzima bwarahindutse uri kumva ubuzima bwarahindutse aho twari dutuye so tugituye
urabona ibyo twaryaga si byo tukirya, imyambarire yarahindutse, n'abana basigaye biga, n'umwana asigaye yiga ku ishuri ryiza, aho yigaga mbere ntabwo ariho yiga. Ibintu byahindutse ni byinshi cyane. Ntabwo umuhanda wigeze ubanira aba bagore habe na gato. Bamwe mu bagenzi babatega bashidikanya ku bunyamwuga bwabo mbere y'uko imodoka inahaguruka. Bamwe mu bagabo baraseka bakabakerenza. Bamwe bababaza ibibazo byinshi badashobora kubaza abagabo bakora akazi kamwe. Nyamara aba bagore iyo basubiza ibi bibazo ntiberekana umujinya, ahubwo bacyura ubuhoro bagasubizanya ikinyabupfura, ubunyamwuga ndetse n'imbaraga abagore bihariye bucece zo kumenya icyo bashaka. Ikintu cya mbere kanyigishije ni ukwihangana. No kwihangana nshuti yanjye. No kwihangana, bibaza ko hari igihe nk'umukiriya ashobora kwinjira mu modoka akinjira mutaranamubaza n'izina rye agahita asinzira maze kunywa uvuye nko mu kabari wenda avuye ahandi wenda ananiwe akicara inyuma agasinzira. Ntabwo wamukubita ngo umusohore, ntabwo wamuhamagariza polisi, urihangana ukicara ukamurindira agasinzira, yakanguka ukamubaza aho agiye. Hari n'ukundi kuntu umuntu akubwira ati mvuye mu mujyi ngiye Kicukiro, mwagera peyaje ati kata gatoya mbanze ngura amazi, akahagarara iminota 30. Mwagera Rwandex ati reka nsuhuze umuntu, mwagera imbere gatoya ewana kavuga uti ntabwo biba byoroshye. Natwaye umukiriya ntabwo yari yasinze cyane, yari umugabo, yari umupapa, niko byagaragaraga nyine nyuma. Rugiye twara umuntu ukavuga uti ibyo byose uyu muntu ni umugabo, yari umugabo papa mukuru, ndamutwara tunaganira nta kibazo. Arabanza nabifashe nko kunjijisha kuko nabonaga we gifite akenge, amera nk'usinziriye. Ndavuga se uno muntu ko mutwaye yasinziriye kandi ngiye kugera hafi yaho yambwiye ndakora iki? Mba ndamukanguye, aranyihorera. Mu kunyihorera ndahagarara kuko urumva yari komeza njijisha kujyanye byo ndeba ahantu ku ruhande, ndahaparika. Maze kuhaparika ndamubwira ati se papa ko ahantu wambwiye ngewe mageze ariko urugo ntabwo nduzi neza, mwandangira. Arambwira ngo oya ndeka, ari kumbwira nawe. Ndakomeza ndensista, nitamuga ati kanze mpamagare polisi ibi bintu bidufashemo. Yumvisha ko kantu ahita kanguka, arambwira ngo ese mukobwa nyine atangira kumbwira nabi ngo wowe ngo uzundi uranga. Ndamubwira ati ntabwo nzuriwe, ariko kuko ndi mu kazi twese dushobora kubana, ko ndakomeza akazi nyuma yo kugutwara ndajya gutwara n'abandi. Ushobora gutwara umuntu nk'uko nabikubwiye yasinze ntakwishe cyangwa se amafaranga mwavuganye ntayaguhereze, so nyine bikakubabaza. Kibaza umwanya wawe watwaye, ashobora kubikora ko yasinze cyangwa akabikora ko uri umugore. Uyu mujyi wa Kigali ubona aba bagore mu gitondo kare mbere y'uko izuba ricana, ukabitegereza muri za feu rouge, mu misozi iterera, mu mvura, mu ituze, mu bwoba ndetse no mu muhate. Uyu mujyi usobanukiwe neza inkuru zabo. Uyu mujyi uzi neza abagore bawutwaramo imodoka batabikoranye ubwibone, ahubwo babikoreye kubona amaramuko ndetse no kwihesha ishema. Buri nzira muri uyu mujyi yababira umutangabuhamya, naho buri muhanda ukaba igice kigize ubuhamya bwabo. Uburyo badutandukanya n'abatwazi b'abagabo barabitubwira, barappreciatinga pe, barabitubwira. Feedback nyinshi ntabwo ushobora gutandukana n'umuntu atabikubwiye. Icya mbere, mu Rwanda hariho gahunda yo kwikorera, niyo porogaramu y'igihugu yo kugira ngo tuve mu bukene, kandi iyo porogaramu n'abagore irabareba. So niyo mpamvu rero iyo umuntu wese akubonye uri muri iyo porogaramu nyine arakwappreciating, akavuga ati that's good, ni byiza kuba wikorera, ni byiza mukomerezaho. So tubona feedback nyinshi no ku ma social media yacu n'iki barabitubwira cyane. Ariko nyine ubona bibashimisha akavuga ati wow. Hari n'ababa bavuga ngo ntabwo twari dufite abakobwa bakora taxi, cyane cyane nk'abanyamahanga, bagahita nyine ukabona birabatunguye kandi bikabashimisha. Abagore bo bigenda bite? N'abagore turabatwara. None ikintu gitangaje ni uko usanga n'abagore babyishimiye nabo cyane. Ubundi hari ukuntu abagore baba bavuga ati umugore ku mugore ugasanga wenda hajemo gupingana, ariko nyine hari abamama babyishimira, wamugira ko bati wa Imana ishimwe. Noneho nk'umumama wahita avuga ati njyewe umpe nimero yawe uzajya umwarira abana, cyangwa se nk'umupapa akavuga ati hari igihe mpereza abana banjye b'abakobwa abagabo ngo babatware, ugasanga ntabwo ndi safe. Ako nyine iyo azi ko ari umumama akaguhamagara ati ngwino ntwarire umwana, wumva nyine umutwaye nk'umubyeyi.
igihe cyose ndi gutwara mu muhanda abantu benshi babona ari ikigero cyiza, babona ari byiza, akumva nawe yabikora nyine ku buryo ari nk'ukuntu uca nko ku bantu babona ni umumama utwaye wawo ukavuga ati kabisa nawe ukumva ibintu uri gukora bakubona ni wowe utwaye. Noneho ngarutse inyuma gato urumva nk'icyo gihe nigishaga nabonaga abakiriya babarizaga babona ndi nk'umukobwa uri aho ku kibuga ukavuga urigisha nyine bakumva ntabwo bisanzwe bakabifata cyane ko hari no mu ntara urumva kujya mu bintu bya driving mu ntara wenda nk'i Kigali ho cyiza abantu benshi barabibona babona abamama ariko mu ntara ntabwo baraba benshi cyane babibonaga rero nabona barabyishimiye nanjye bikamutiva cyane nkakomeza nkabikora mbikunze. Ikindi kandi abakiriya bapreshetinga yuko iyo utwawe n'umugore haba harimo umutekano wizeye. Ikindi cya gatatu abagore ntabwo birukanga, sinzi niba warabibonye abagore bagenda gake, bivuga ngo tugerageza kugabanya impanuka ziba zigomba kuba mu Rwanda kuko ni nayo mpamvu nitwongera umubare munini w'abashoferi kazi b'abadamu n'impanuka ziba kubera kwihuta zizagabanuka. Abagore bagenda neza kandi ntabwo birukanga, ibyo rero ni ibintu by'ingenzi ku bakiriya. Ku ikubitiro Shitaxi yatangiye ari igitekerezo gusa. Umugore umwe rukumbi arimo ashaka abagore bagenzi be bumva kimwe uburemere bwo kwirwanaho, nguko uko umwe yamwiyunzeho ngo bafatanye, uwa kabiri abiyungaho, maze n'abandi benshi baraza, buri umwe afite inkuru ye yihariye, ibikomere bitandukanye ndetse n'impamvu zabo zihariye zibatera kudacika intege. Icyatangiye ari nka kampani buhoro buhoro, nyuma kiza guhinduka ikivandimwe, urubuga aho abagore bashobora gukora bakomokera ibikomere ndetse bakazamukira hamwe mu ntera. Ahangaha rero nk'uko mwabibonye niho muri ofisi yacu, niho twakirira abatugana. Dufite ahangaha bana, iyi ngiyi ni yerekana ibyo dukora nuko dukora. Ikindi hano dufite certificate, izi ni nkeya, izindi ziri ahandi dukorera. Dufite certificate urabona nk'iyi ngiyi urugero niyo muri developing green bank up project and green business model, bivuga ngo twize ibijyanye ahangaha twize ibijyanye no gukora business ariko dukoresheje green methods, bya bindi bidatera imyotsi turinda ikirere. Iyi certificate yindi iri hano, iyi ngiyi ni certificate ya competence twahawe na BPR. Projet yacu yabaye projet ya mbere muri projet BPR yafashe muri departement yitwa Ikamba. Ni departement bazanye y'abagore igiye kuzajya baha inguzanyo badatanze loan. Aha niho baduhaye ino certificate rero. Urumva ko kubijyanye n'ubumenyi busanzwe turabufite, amahugurwa turayakora. Ikindi n'abakozi bacu cyangwa abakobwa bacu nabo bafite training, nabo babona ubumenyi buhagije. Iyo umwe muri abagore afunguriye umugenzi umuryango w'imodoka aramwenyura na customer care nyinshi, yasuhuje umugenzi aba yihagazeho kigabo na confidence. Gusa kwihagararaho kigabo ntibisobanuye ko ubuzima bworoshye. Bamwe muri aba bagore barize amarira menshi mbere yuko bayoboka umwuga w'ubwikorezi bwa taxi. Bamwe muri bo bashengutse imitima, baba mu bwigunge ndetse n'ubwoba. Gusa umunsi umuhanda ubahamagara bihanaguye amarira, bafunga imikandara yabo maze basubukura urugendo. Tugeze kuba rimwe turi ku kabari n'agakoro gatoya dutegerezanye n'abakiriya, umuntu araza yasinze cyane, abantu bose nyine tukamuhanahana, nishyure mbere nagire gute, reka mushyire mu modoka yanjye ariko we yari ayafite, yari yamenyeye kuyatanga. Twamushyize mu modoka turagenda, ikintu cyaje gutangaza yari yibagiwe iwawe, ukamubaza igitaha afite igisozi, tukagenda tukamenya imbere, dukateye imbere, turagenda mpaka tugera Kibagabaga. Ndahagara ndavuga rero mbwira umwereke nimero ya madamu wawe, muhamagare mubaze aho utaha. Ubwo ariko yari yanyishyuye, noneho yari yanyishyuye mu 35. Ndamubwira nti reka dusubire aho twaturutse ku kabari, noneho ducaginge telefone yawe kuko yari yamaze kuzima, noneho tubaze aho utaha. Urumva kuvayo gusubira iwe nanone yari ayandi mafaranga 35 bindi, uri kumva. Ndongera mushyiramo turagenda, maze kubaza umugore we nyine aho ataha. Turagenda tuhageze madamu waranyishyura, bukeye mu gitondo asanga ngo umugabo yanyishyuye ngo n'umugore aranyishyura, uri kumva.
ahita yahagarikisha amafaranga yose yaba y'umugabo yaba naye. Sinzi nawe uwo mugore ahantu akora, kuko niyo najyaga kuri MTN nkababwira nti njyewe umuntu ari gushaka kunyiba, bakayahagarika. Iminota myinshi yari 10, kuba yongeye abifunguye abyisubiye direct. Umugabo arampamagara arambwira ati wowe rero mwihorere, wahombye, njyewe ninzabona amafaranga nzayagura, na n'ubu ntarayamba. Urugendo rwo kwigira mu buryo bw'ubukungu ku bagore babana bakarera abana bonyine ni ihurizo rikomeye. Gusa harimo n'ubugenge tutabasha gusobanura butuma umugore afunguka mu mutwe, ibitekerezo bye bikaguka byerekeza ku murimo, kandi bakagira undi mwihariko wo kutivovotera buri murimo wose ubonetse mu gihe cyose utuma babasha kugera ku ntego zabo mu gihe gikwiye. Umutoniwase Afsat yigisomo rikomeye muri divorce ye, nubwo imwe mu ntego y'ubuzima bwe yo guhirwa n'urushako itagezweho. Divorce ye yabyukije ikindi gice cy'ingenzi mu buzima bwe cyari gisinziriye igihe kinini. Ubuhamya bwe ni ishuri ku bagore bose abo baba bakagera, kuva ku nkumi z'igipfundura amabere kugera ku bagore bubatse. Narasabwe ndakobwa ndasezerana, ariko nyuma nza kuba divorce. Majije kubona rero uburyo iyo umuntu amajije kuba divorce, usiganye inshingano z'abana wenyine, nta wundi muntu ugufasha, nta n'ukureba, meme na famille rimwe na rimwe itabona ikigufasha kuko inshingano ziba ari nyinshi. Mbona yuko biba bisaba ko umuntu yishakamo igisubizo, ko ntago nshishikariza abantu gukora divorce. Nubwo ndi umufeminist ariko ntago mbishishikariza abantu. Nubwo ndi n'umusingle mothers ariko simbishishikariza abantu. So ubu ngubu nibwo mbayeho ubuzima bwiza, ndi independent kuri buri kimwe. Nimvuga independent ntago ari ukuvuga ngo ndi independent wenda kuko nataha igihe nshakiye, naba aho nshatse igihe nshakiye, no. Ahubwo ndi independent ku kijyanye n'amafaranga, kuko mbasha gukorera amafaranga yanjye ku giti cyanjye, nkayakoresha uko nshaka, nkanapanga gahunda zanjye zose zikagenda neza uko mbishaka. Urabona iyo ufite nk'umutwaro ugomba guterurana n'umuntu, iyo aguteruje nabi cyangwa agaterura we ashyizemo imbaraga nkeya, uravunika cyane. Ariko uri kuwuterura wenyine, ukoresha uburyo bwose bishoboka, ushyira ku rutugu, byakwanga ugashyira ku mutwe. Icyo gihe rero umutwaro urakorohera kuruta kuba wabuze ngo turateruranye kandi wowe utari kumfasha. Rero uwo ngobo that's nice. Divorce y'Umutoniwase Afsat yabaye ikinamico nk'uko abyemeza nyuma y'uko urukiko rwemeje ko ari gusigarana inshingano zose z'abana, maze umugabo babyaranye abo bana agashyirwa igorora, agasigarana inshingano imwe gusa yo gusura abana. Ubushobozi bamubonanye Afsat bwo kubasha uwo mutwaro wenyine ntiyabwivovoteye, ahubwo yabufashe nk'icyizere agiriwe cyo guhinyuza buri umwe wese wumvaga ari ryo herezo rye. Urumva iyo umuntu ari muri divorce agiriya ingendo nyinshi ku rukiko, gira ibintu byinshi bigutwara amafaranga, bigutwara umwanya, bigutwara igihe. So ndi muri urwo rugendo rwa divorce, nge ntago urukiko byangendekeye neza, ntago byangendekeye nk'uko amategeko yabisabwaga, kuko natanze ikirego cya divorce. Maze gutanga ikirego cya divorce, biba ngombwa ko ngomba gutanga ikirego cy'indezo mbere y'uko batwakira ikirego cya divorce, ko cya divorce kiratsinda kuruta icy'indezo. Noneho muri cya gihe cyo gutanga ikirego cy'indezo, urumva juste nari mfite abana 3 rwose nari nabajyanye, ndi kuba mu rugo. Umugabo nawe inzu twari dufitanye yayivuyemo arayikodesha, nawe ntayirimo. So none ndamubwira rero kuko tutakiri kumwe, niba uragerageza muri expense tugira z'abana hagira ikintu runaka ungenera cyagituma abana babaho cya buri munsi. Hanini cyari minervare nicyo nashakaga cyane, nk'umubyeyi agira inshingano ku bana nyine, nibura bishyure minervare nanjye mbatunge, kuko tuba tugomba kubafatanya 50%. So urumva rero abantu bafitanye ibibazo no kumvikana n'ubwumvikane buba ari ikibazo, ntago baba bumeze neza, kubyumva biramugora. None ndavuga ka ntange ikirego cy'indezo mu gihe turi muri mu bya divorce nyine. Maze gutanga ikirego cy'indezo rero numvaga ari ibintu byoroshye. Urumva narasezeranye, ntago ndi umugore yatoraguye hariya, twavanze umutungo 50%, twarabyaranye abana arabemera. Icyaje kuba rero nuko muri kwa kuburana kwacu baje kuduha, twaragiye nyine turavuga, muravuga nyine ku bibazo biteye n'iki, nawe aravuga bati ikirego cy'indezo kirihuta kimara icyumweru kimwe. Numva twaraburanye nko kuwa kabiri, bazadusomera kuwa kabiri wundi. Kuwa kabiri hageze ntago badusomeye, urubanza bararusubitse. Mati turwimuriye kuwa kane hageze naho urubanza bararusubika. Bamaze gusubika inshuro ebyiri njya muri office njya kubaza. Ndabaza ni kubera iki muri gusubika none mukanasubika nyuma ntitunabimenye. Tukayimenya ariko twahageze.
nuko ubwo umugrevier wari urimo ahita ambwira ati ni wowe witwa gutya na gutya, ni wowe witwa Afsat? Ndavuga yego. Ahita ambwira ati fata nimero yanjye ndaza kuza kuguhamagara tuvugane. Fata nimero yiwe ndigendera. Ewa ntaranagera mu rugo uwo munsi wa kane mva ku rukiko rwa Gasabo ntago ari kure. Ahita ampamagara arambwira ati ngwino duhure, mvuye mu kazi ngwino duhure tuganire. Turahura ndakumwita njya kumva cyambwira. Tumashiye guhura ikintu cyanse kitarantangaza, urumva yarambwiye ati nsanga ahantu gutya ku kabari ariho musanga, nsanga afite aka laptop aho ngaho, abagakuye mashize aho ngaho imbere, ati harya witwa Afsat? Ni yego. Uri kuburana na kanaka? Yego. Ikirego cy'indezo abana 3 mufitanye? Ni yego. Ati noneho rero sasa ati ko ibintu bimeze, ati ikirego ntago cyagenda gutya, ibintu byose byageze mu rukiko se subizi ko umuntu abagomba kwibwiriza. Nibwiriza iki? Nibwiriza kandi ni kuregera ibintu byumvikana binafatika. Ati rero rimwe na rimwe hari igihe abantu bibwira yuko bari kuburana ukuri, bakagira ngo ukuri kose niko kwa kugomba kumenyekana. Ati mu rukiko ntago bakubwiye ko atari mu rukinira Afsa, avuga ndabizi ko atari mu rukiniro. Ati none se icyo kirego aho nacyarangira gutya kandi umugabo wawe yaratubwiye ko uri umuntu ukora ufite ubushobozi n'ibiki. Avuga none so ngira ngo kirangire gute? Ntago ngiye numvaga ibyo ashaka kuvuga, ko numvaga nta mpamvu yo kuba nta kintu kimwe nateretaga aho ngaho. Nuko arambwira ati rero kugira ngo ubashe gutsindira ibyo uri gusaba uratanga 500 kugira ngo tukwemerere kuguha indezo y'abana ufitanye n'uriya mugabo. Ndavuga ntago bishoboka, 500 se nabura kubiresha abana banjye ngo ngiye kubitanga. Urumva nahise ntangira kumusuzugura no kumutesha agaciro, ko numvaga nta muntu uza amategeko wavuga ibintu nk'ibyo bidafite 12. Ndabwira ntago bishoboka, 500 nyafite nanjye nayatangamo amafaranga abana banjye bakajya ku ishuri, nayabagaburiramo kabone ko nyine ni nacyo ndi gushaka, ntago najya muri ibyo bintu. Ikindi kandi n'idini ryanjye ntago ribinyemerera. Ati nyamara ati yagiye mwizeye ngo ibintu byose bigenda mu kuri, rimwe na rimwe ukaza gusanga ibintu uko wabitekerezaga atari ko biri. So twarakomeje turavugana, ariko byarangiye nta ayo mafaranga ntemeye kuyatanga. Arambwira ati nta nubwo wanafata n'igihe ngo tuguhe igihe cyo kuyashaka, wowe igihe uzayabonera utubwire ariko dusoma urubanza. Ndavuga ninjye ntacyo nashaka. Arambwira ati aya mahirwe nguhaye yo kuvugana nanjye ninyaho umugabo wawe nawe azansubiza nk'ibyo nawe unsubije. Ndavuga ni wowe uzayamuhe nta kibazo, uzayakoresha icyo ashaka. So icyaje kuvamo rero nuko nyuma y'umunsi umwe yaje kumamagara arambata ati se wabitekerejeho iki? Ndavuga ntago mpinduka ku gisubizo mfite, mugomba kunkorera iby'amategeko angenera uko ndabifite kandi ndanabisabwa. Ati sawa, aranyihorera. Kuwa kane batabatangaza ko batadusomera kuwa kabiri, nanone kuwa kabiri baje kudusomera. Rero cyavuyemo nuko urukiko rwa Gasabo rwemeje yuko umutoni wa Afsat atari ugomba kurera abana wenyine, ko afite ubushobozi akanabishyurira minerivare wenyine kugeza igihe divorce izagereza ku iherezo. Umugabo nta kintu kimwe bageze bamugenera muri icyo gihe cy'urwo rubanza. Ibyo bintu byarantunguye, birantusha, birambabaza. Naricaye ndahubwiye Ruzibi, naricaye ndaboroga nkuko uzi uruhinja rubiri, uri kubyumva situation. Ndavuga ni ntabwo nimagine kuna abantu bize baza amategeko bashobora gufata umugore wasezeranye, noneho dufite ibyo tuburana ntago ari ubuntu. Sindi kwaka umushahara we ngo arakorera leta, wenda nta cyangwa se avuga ati ntago ngiye nkorera leta, ntago umushahara mufite, ndi kwaka inzu dufitanye 50% nyakira abana bye. Urukiko ruravuga ngo uyu mugore arashoboye nabikore wenyine. Bimara kubona icyo cyemezo cy'urukiko, kwiyakira byarangoye, urabyumva, ariko muri kwa kugira zambaraga n'ububabare bukomeye niho nahise mvuga ni uko biri kose ngomba kurenga bino bibazo. Icyo gihe nari mfite nakoraga shizi ibisheke, nicyo kintu niko kazi nakoraga. Shizi ibisheke narazikoze cyane, nazamamayemo cyane, abantu benshi barabizi kuko nazibonyemo n'ibihembo mu mujyi wa Kigali wamaye igihembo. Icyo gihe projet yanjye yakoranaga n'abana bo bavuye mu muhanda, abana bavuye Iwawa n'abavuye Gitagata, nibo twakoranagamo. Ariko mbona projet nago izaramba igihe kinini bitewe n'uburyo yari iteyemo. Ndavuga ngomba gushaka ikindi kintu kigomba kuntunga kandi kigatunga n'abana, kandi tutagize ikintu na kimwe dusaba uriya mugabo, kabone ko amategeko abimwemerera. Ibwo rero naje kuvuga nti ubundi uwashaka permis, namara gushaka permis akora akazi ka taxi, ko muri taxi nta bakobwa cyangwa abadamu bayikora. Icyo gitekerezo maje kukigira, afite musaza wanjye unkurikira, afite company ya transport, niwe twabiganira. Arambwira ati byaba ari byiza cyane, byaba ari innovation kuko nta bagore benshi bakora taxi bahari nyine mu mujyi wa Kigali, byaba ari byiza. Nibwo nahise mfata gahunda mbibwira papa, ndamubwira rero urumva nari ndi mu rugo n'abana, situation itameze neza vraiment,
n'urukiko nari nirukiyemo rumfungiye inzira tangije ndavuga biganiriza papa namubwira rero naje gutekereza numva nshaka kuba umushoferi kuko umushoferi ni umwuga wa famiye ni umwuga w'abantu mbese famiye yanjye yose n'abashoferi ndavuga rero nshaka kubukora wenda nge nkabuha indi innovation ugasanga nanjye burantunze kurutaho nibwo nese mfata umwanzuro wo kujya kwiga provisoire papa wanjye arandihira provisoire nizi icyumweru cya kabiri wese ko ku wa gatanu bakora ibizami ndavuga ni kanje kwimenyereza nanjye nkore ndebe ko uko abandi bakora niyo natsindwa n'ubundi sindarangiza kwiga bihagije ariko nzaba namaje kumenya uko exam zikorwa nkijyayo muri icyo cyumweru cya kabiri narakoze ngiye mitatsinda itambona 16 ndavuga wow bya bintu urumva maze kubona provisoire nahise ntangira gushaka permis ntago byangoye ibyumweru bibiri nari mbaye nk'umuntu maze kubimenya urumva gutwara n'ubundi byari biri mu maraso ariko nari ntarigera mbikoraho n'umunsi wa rimwe nari ntarigera nakora no kuri vote ndakora permis ndayibona nakoze rimwe mitambona na permis nkimara kubona permis muri icyo cyumweru cya kabiri nahise ntangira kujya mu muhanda gushaka abakiriya no kumenya ngo ni gute nakora nyine urumva amakuru yose nari nyafite ko byari ibintu nshaka kandi ngomba gukora kuko urumva nari mfite ikintu kimpushinga cyane ari cy'abana natwaye nkimara kubona permis nko muri icyo cyumweru nkanakora n'urugendo rusa nk'aho ari rurerure mani wabyizera se ko natwaye umugabo wanjye twakoze divorce ex my husband niwe muntu natwaye muri icyo cyumweru kabisa dukemenyereza imodoka nari baza izo struggle zose n'izo haso zose twari turi gucanamo nkanakubwira ngo niwe natwaye urabyumva tunyuriremo byo byagenze uwo mutwaye yo darinze imodoka byagenze no it's not about this bikuvuga ngo yaje gusura abana mu rugo noneho aje kureba abana muri weekend uko uburenganzira yasabye bwo kujya asura abana gusa yarabyemerewe rero aza kureba abana muri weekend ari nimugoroba nka saa 2 gutyo noneho ahageze imvura iragwa njye ntabwo nari mpari kuko ntabwo tujya dukunda guhura so imvura iragwa byatari nje nka saa 4 nari mfite imodoka nabyibuka nari mfite lava 4 ya blue nje nka saa 4 sinzana nari mfite n'abashite banjye nsanga ari mu rugo byabuze ko ataha mama arambwira ati none se mukobwa mwe ex husband wawe turara twicaye tumutegereje igihe imvura iri buyitire ntumbwire ariko tari aravuga si ibintu mu rugo urumva ntabwo bari buryame ari aho ngaho ntibari bumusohore ngo bamujugunye hanze umukwe wabo kuko kameme nubwo ari ex ko ni umukwe wabo ari ukumva ikindi wacu turubaha turi abanyarwanda so ubwo urumva bari babuze uko babigira ndareba nanjye mbura igisubizo mbura n'umwanzuro kubwanjye numvaga nta neza nimwe namugirira pe yanturukaho ariko ageze aho ngaho navuga nti mutware mwigize imbere nibura avuye mu rugo nyine mwigize wenda nkiremera ko yaratashye cyagahanga iyo ngiyo ariko byari bimwe gufata uwo mwanzuro nicyo cyemezo ariko navuga ati am the ego bangomba mba nsabwa kuba hejuru yibaza iteka ryose burya isuka igira isoko ise wa Hafsat afite imyaka ikabakaba 80 ariko na nubu aracyakora umwuga w'ubwikorezi aho atwara izi modoka nini za rukururana zikora ingendo ndende ndetse zambukiranya imipaka. Iyo utekereje ku buremere bw'ubu buhamya ntibigoye kwiyumvisha impamvu Hafsat yasanze ari hano umugisha wuri. Ubundi ngiye barirutse Ismail nk'abantu biwacu benshi hafi ya bose bakora umwuga w'ubushoferi. Ba data bo barabakanishi bakomeye bakora n'amakamyo. Twebwe ubu ngubu nuko nta kazi kakibaho ubu nawe twari kuba turi abantu bakomeye batoroshye. Kirangiza kwiga nabona akunda ibintu bya steering y'imodoka akoraho nk'igihe tugiye gutembera ukabona naba mvuyemo noneho agasigara yicayeho. Hamwe se niba iki atenda ndashaka gutwara imodoka. So igenda ikiragera numva banze urangize kwiga numara kwiga uzatwara imodoka nta kibazo. Imodoka ndazifite nta gihe cy'imodoka mfite. Okay arangije kwiga atirashaka gukorera permis. Okay genda ugiye gukorera permis. Misi mike cyane nta nubwo yigeze anakora ni n'amezi 2 cyangwa 3. Provisoire yayibonye mu kwezi kumwe, definitive yibona mu kundi kwezi. Kinatangiye gutwara imodoka ufite imyaka 18. Kera nta modoka zabagaho usibye data wacu niwe ufite imodoka. Kinatabuze nakoraga nta na permis ngira. 76 nibwo nabonye permis. Nubwo bavuga ati noneho abantu bafite imodoka bakora examen babahe permis. Baduhaga permis bandikisha intoki. Hari permis bazanaga ifite ibipande bitatu ariko polisi ikayandikisha intoki. Ukagenda ukora examen nta n'abantu bahabaga.
wajyagaho ubwa mbere ukabura umuntu, ujyaho ubwa kabiri hakabura abantu, wajyaho ubwa gatatu bati noneho ufite imodoka yawe kora examen, mugakora examen uwo mwanya na perimi ugahita unayitahana. Ntabwo wayisigaga warayitahanaga, ni umwuga w'umuryango, mbese ni ibintu bituri no mu maraso cyane. Urabona nk'uko ngana ariko ndacyatwara, urabona nk'iyi kamyo ntwara abantu tungane bake cyane banayitwara. Ubundi mu gihe tugezemo kino gihe turimo ubundi urabona nko gutwara imodoka ni akazi karabuze no kwishakira imirimo. Iyo ubonye akazi uragakora, ntabwo bavuga akazi n'ak'umukobwa cyangwa n'ak'umuhungu, akazi kose ni akazi muri kino mu gihe tugezemo. Kereka kera bavuga ngo abagore ngo bagomba kwicara mu rugo bagateka bakajya, icyo gihe abantu bari abakire, nta muntu wari ukeneye amafaranga. Icyo gihe abantu bose nta muntu wakeneraga amafaranga, ni ibiryo gusa. Ariko mu gihe tugeze ubu ngubu ari umugore arashaka amafaranga, ari n'umugabo arashaka amafaranga. Niyo modoka n'ubu dufite n'abashoferi b'abagore dukorana, 3 dukorana nabo hano muri ino kampani. Turajyana tukanagarukana nta kibazo kirimo. Nanjye nifuza ko yatwara n'ikamyo. Umwuga wo gutwara taxi voiture si amaburakindi, ni amahitamo amwe muri menshi aboneka ku isoko ry'umurimo. Benshi muri aba bagore, bamwe muri bo bafite imirimo bakoraga itandukanye mbere yo kwinjira muri uyu mwuga wo gutwara abagenzi. Ibi bishimangira ko uyu mwuga utanga amahirwe menshi yo kwishyura ukizana ndetse n'ifaranga rikinjira, ikaba impamvu nyamukuru umuhanda wahamagaye aba bagore bakitaba. Niyo mpamvu bashishikariza abakobwa barumuna babo kwigira ku birenge byabo, kuko ari nta mupaka w'ibyo umugore yabasha gukora. Ni ukuvuga ngo impanuro namugira cyambere no gukunda umurimo, kuko umwana ugeze muri iyo myaka aba ashobora gutekereza. Icyambere namubwira no gukunda umurimo, kandi umurimo yerekejeho amaboko nyine akawukora mwiza, abona mwiza akawukora, ntacike intege mu kazi akora, igihe cyose nyine akagakora afite intego. Mbega ibintu byose akora akabikorera ku ntego. Mba numva aricyo cyambere ngomba gushishikariza umwana wanjye. Kujya mu muhanda ntabwo ari ibyo abagabo gusa n'abagore babikora, rero bitinyuke bakore. Abagore baba single mothers cyangwa n'abatarabyara muri rusange, ubwo nituvuga batarabyaka tuvuge ku rubyiruko, wenda ndahera ku rubyiruko. Urubyiruko ubutumwa narugenera muri iyi minsi, sinzi niba warabibonye, hariho generation y'abana bato bakobwa bavuga ngo ntago nashaka, nta mugabo nkeneye, ngiye nzabyarira mu rugo, cyabande bagurutse ameze, akabona nawe ushaka kuba nkanjye. Rero nagira ngo mubwire ngo sister wanjye mutoya, ibyo bintu ntuzabyifuze, ntuzanabitekereze, ko kugira ngo ube ubuwondi uyu munsi hari aho mba naraciye, hari n'inkuru mba naraciyemo igoye kandi ibabaje, ikomeye ndetse na cyane. Ntago rero kubyarira mu rugo cyangwa ku divorce ntago ari imiringa twambaye ituma tuba beza. Ahubwo icyo namusaba, menya gukora, wikorere, ugira amafaranga yawe, ube independent, ntuzashaka umugabo kubera yuko hari icyo runaka umukurikiyeho, gushaka kukimukurikiraho uyu munsi ejo ukakibura, ugasanga nawe target yawe ntigezweho, bikagutera gukora ibyo utatekereje gukora. Ndumva ubwo bwari bwo butumwa bw'urubyiruko. Ntimukajye muri aba single mothers ku ma TikTok, ku ma social media, hehe mubona bariho neza, bari mu mamodoka bameze gutya, nk'abana mugiye kujya mubona nyine bitwaye ngo mugire ngo bihora biryoshye. Ntago byoroshye, ubuzima ntago bworoshye. So kuba single mothers, ubutumwa nabagenera, nagira ngo mbabwire ngo ndabakunda cyane, muri intwari, muri abagore mukaba n'abagabo. Kugwa mu kibazo ntago ari ugukomeza kuryama, ahubwo no gushaka imbaraga zo guhaguruka. Niyo mpamvu mugomba kuba ba ego woman, mugomba kuba bakagoma, mukaba hejuru y'ibibazo kugira ngo mube munsi y'ibibazo. So rero mugomba kuba focused, kuko mufite inshingano nyinshi. Mugomba gutanga uburere, mugomba gutanga urukundo mwe mutigeze, ikindi mugomba gutanga na discipline, kandi mukanatanga n'ibyo abapapa bagombaga guha abana babo. So urumva rero ni inshingano zitoroshye, ariko ziba zigomba gukorwa kandi neza. Umwuga wo gutwara abagenzi mu Rwanda ukorwa n'abarenga 50,000, hakuyemo abatwara moto ndetse na taxi voiture. Nyamara uru ruganda rwiganjemo abagabo hatangiye kugaragara impinduka, aho mu mihanda ya Kigali by'umwihariko ubona abagore benshi batwaye abagenzi babakuye aho babafata hatandukanye, harimo ku bibuga by'indege ndetse n'ahateranira abantu benshi basohotse.
Impungenge abagore bagiraga mbere zo kwinjira muri uyu mwuga zirimo umutekano muke no guhohoterwa, izi zose zishira buri munsi kuko hejuru umutekano usesuye uri mu Rwanda, abagore batinyutse mbere nk'Umutoniwase Afsat bakinjira muri uyu mwuga bababereye icyitegererezo. Nitwa Ruzibiza, NB Proud TV.